uyu musore byagaragaye ko yari akiri muto yaje gusangwa mu murima w'imyumbati yapfuye, iruhande rwe hari imyobo ndetse n'imyumbati yarunze bigaragara ko ngo yari icukuye. Niwe wabonye bwa mbere uyu murambo aratabaza. Hano yapfuye umukingo, ngeze mu murima ndahinga none ntise amaso ngeze gutya mbona umuntu ngira ngo n'umupira mese uhari wonyene, ndahayegera haya musi umukingo ndareba ndebye mbona n'umuntu munyari umuntu ndejya gatoya ndahengeza musi umukingo ninde muzima ndareba n'amaso arahumye, mbonye ahumye ubwo nta kintu nakoze ase nsubira inyuma telefone nge ndebyemo mbona nta mafaranga garimo, nge nta mafaranga arimo nasubiye mu rugo ndegenda ku mutungi turanye sanga nawe yagiye guhinga sanga hari umwana wari uhaye yitwa Ziliberi ntiza telefone ngiye guhamagara abayobozi bacu mwe n'ikibazo. Urupfu rw'uyu musore rwatangaje abantu benshi, bamwe batangiye kuvuga yuko batamuzi nyamara bamwe babonetse bavuga yuko bamuzi. Nubwo uruguru hari imyobo n'imyumbati bisa nkaho bigaragara nkaho yayicukuye, abaturage bamwe bamuzi batubwiye yuko batareba. Yari umusore ubona ari umuntu warezwe, mvuga n'ubujura wenda yari afite telefone ya touch ireze n'ingiyi yambara ukabona ko ari umusore wambara, ari ikibazo wenda nabara kinzara yabagana avuga ni reka ngurishe inkweto cyangwa ngurishe telefone, ariko nawe namona nk'umuntu w'umurara. Nta kibazo cy'ubujura njye nari muzi. Oya ntago yiciye mu nyumbata yiba, ntago no muhungu yibaga. Ubwo baba wenda bamwiciye ahandi bakamuzana hano. Naho kwiba byo ntabyo tumuziho. Mu gihe yasanzwe mu murima w'imyumbati yapfuye, kandi nyirayo nawe akaba avuga yuko yazije kuyisarura agasanga ntayiriho. Iyo myumbati atahamya yuko yaba yaravuye mu murima we w'imyumbati yapfuye. Inyumbati nta yabagariho. Hashize nk'icyumweru madamu igeze kuza gukora aje gukora hano, ashize icyumweru ahangaha yakuye umunsi umwe avuga ati ntabwo turiho nzasone no kwikota nzana yibora rwose nta kintu kibereyeho. Ngewe nayirebye kubera ko ngewe nigeze kwakora nagiye nk'urugumbati butoya yanyuti nabonye arimo n'ishokwa itavuye ahangaha. Ku ruhande rw'ubuyobozi, Eric Uwizeyimana uyobora aka kagari ka Mayange umurenge wa Kagarama yavuze yuko ubuyobozi ubushinjacyaha bwagiye guperereza ku cyabiteye kuri uru rupfu. Akomeza agira bagiye no kureba aho umuturage bakeka yaratuye kugira ngo babaze amakuru neza bamenye n'abantu bari baherukana kuvugana, ubu nibyo bakirimo. So ubu tegereje rero iperereza ko riza rikareba niyo myumbati ese wamukoze bya bindi bakora bisanzwe bigaragaza amakuru yibanze. Twakomeje tumubaza niba naho byaba bihuriye n'inzara abaturage bakomeje kutaka yuko bakomeje kuba badasohoka mu nzu. Yadusubije yuko usibye n'inzara hari inkunga yagenewe abatishoboye. Numva ubufasha bwageze ku baturage ububoneka, usibye ko twebwe no kwikubitiro rya mbere imidugudu abaturage bashyize hamwe ndetse na ya nkunga ya leta yazi batangira gufasha abaturage bagenzi babo. Gusa batubwiye ko we ejo yiriwe akora tunda amabuye ari mu kiraka cy'amabuye ahantu byumvikane ko wenda aragifite uburyo bwo kuba ashobora kubona icyo kurya. TV1 yavuye mu murimo wabonetse mu murambo nyakigenda cyakora iperereza ku cyateye ururu inzego z'ubuyobozi nari buberekeje aho yabaga mu rwego rwo kuhashaka andi makuru ashobora kubafasha mu iperereza ndetse na TV